Welcome to MDTV show muri kumwe na Mama Deborah. Uyu munsi nabazaniye guys twahuye n'abashuti banjye twicaye ahantu twe turi gusangira turavuga ngo reka tubaganirize gatoya. Murabona ko ndi kumwe n'abamama beza. Tuzo uzuminge bababone neza ndi kumwe n'abamama beza cyane babasirimu. Alisa ngo tukuba ndi kumwe nabo nabyishimiye cyane Imana ibamusha kuba mwaje kuri MDTV show. Ndabakunda. So ngiye kubaha kugira ngo bivuge mwumve n'amajwi yabo, mwumve amazina yabo babibwire. Reka mpere kuri Zera karibu cyane kuri MDTV show. Watwibwira? Murakoze cyane. Nitwa Zera. Ndi umufana wa mbere wa MDTV. Okay, turi babiri ku mwanya wa mbere. Mugenzi wanjye nabibwira. Murakoze. Amazina yanjye ni Esperance Nabirori. Ndi umumama hano kumwe n'inshuti zanjye kuri MDTV channel. Nayishimiye cyane kandi tuzakomezanya nabo tubagezaho ibiganiro bitandukanye kandi bizatwubaka kuko mu buzima kwiga ntabwo bigira iherezo. Kwiga ni ingenzi. Umuntu wikunda, ukunda ubuzima, ukunda gutera imbere, akunda kwiga no kuvuga. Rero ndabakangurira gukora subscribe, gukurikira ibiganiro cyane ngaruka ku bamama bagenzi banjye, ku bakobwa. Hari byinshi dufite tuzogenda dufatanya guhugurana. Murakoze cyane. Murakoze cyane SP, God bless you. SP mwamwumvishe rero vibes ziri hari. Mwitegure bino biganiro n'abamama namwe muri kubabona. Reka tugere no kuri mugenzi wacu nawe abibwire. Murakoze cyane. Yitwa Salva. Ndi umufana mukuru wa MDTV show. Murakoze cyane kudukurikira. Salva arakoze cyane abafana. Murumva ko mufite abantu hano babahagarariye rwose. Turabakunda cyane. Rero nashaka kubaza utubazo dukeya hanyuma batubwire. Zera, hari ikintu wabwira abantu bo kuri MDTV show ibyo tubahishiye n'ibiganiro tuzagenda tubaha? Murakoze cyane. MDTV ni platform yaje ku bwacu na bagenzi bacu twese. Hano hari ibiganiro byinshi cyane twabateguriye kandi tubahishiye. Tuzaganira cyane ku mwana w'umukobwa wo muri community duturukamo. Umwana w'umukobwa, hari umukobwa wo guhera ku myaka 13 kugeza kuri 18, hari n'umukobwa mukuru urengeje imyaka 21. Hari abamama bato, hari abamama bakuze. Tubafite ibiganiro ku iterambere, uburyo ki wakwiteza imbere utiteye ku myaka ufite. Tubahishiye byinshi cyane uko bagenzi banjye babivuze mbere. Just go subscribe, share this platform, commentinga buri gihe kugira bibashe kugera kuri buri umwe wese. Twese turi support system ya Mama Deborah. Turi hano kubwa bagenzi bacu tudashobora kwicara hamwe kuri iyi meza kugira dusharinge ibitekerezo. Ntavuze byinshi, hari byinshi cyane biriho biraza. Murakoze. Zera arakoze cyane. Murumva rero ni nka byo twagiye tubabwira, hari ibintu byinshi byiza cyane tubahishiye. Uyu munsi twahuye n'inshuti zanjye turaganira, turavuga reka dusuze abafanzi bacu MD Farm aho muri muherereye mu bice bitandukanye. Turabakunda cyane, tuzakomeza tubagezeho ibindi biganiro bitandukanye. So nagira ngo mbaze SP, hari ibintu watubwira tuko ugira experience kuba mama ku bana b'abakobwa, watubwiraho just gatoya? Uyu munsi watubwiraho gatoya no kugira gusa dusubiza abafana bacu, tubereka urukundo. Tuzabiganiraho mu buryo butandukanye, mu buryo burambuye. Aba bantu murimo murababona nshuti zanjye, ibiganiro tubyitegure. SP ngaho gira icyo tubwira. Reka mvuge abana b'abakobwa, urubyiruko rwa none, kwigirira icyizere, kumva ko ugomba gutegura ubuzima bwawe udategereje ngo umuhungu cyangwa se umusore niwe future yiwe. Aho uba wikunze kandi n'uwo muzohura ntabwo bizobagora. Muzafatanya kandi mugire imbaraga, mugere ku bintu bikomeye. Abakobwa bacu, mwigirire icyizere, mwikunde, mushakishe kwiga no gukora.
Hari igihe twitwaza ubushobozi, ibihe twahuye nabyo, yes birumvikana, ariko kandi turebeye ku baturanyi bacu bo muri iki gihugu, turakora tutitaye ko akazi ni gato cyane. Tugomba kwiteza imbere, tugomba ugakora ukiyitaho. Amabezo y'umukobwa murabizi namwe, dukunda gusa neza. Isuku ku mwana w'umukobwa n'umudamu ni ingenzi, kandi ntiwakora isuku udafite moye birajyana. Rero ndabakangurira kwikunda, kwiyitaho, kwishakishiriza ejo hawe, future yawe izaba nziza n'urugo rwawe. Murakoze cyane. Yes, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Murumva ko bagenda batubwira mu ncamakeya. Hari akandi kabazo gato nshaka kukubaza. Ese hari ikintu wabwira abamama wenda batabana n'abagabo, ese bo wababwira iki kugira ngo babashe kuba strong, nabo bakore, bikunde, biyiteho? Kuri icyo ngicyo, abamama cyane cyane abamama batagize amahirwe yo kubana n'abagabo, mugomba kwikunda, Yes, ukakira icyo wahuye nacyo. akagisohokamo. Kuva umunsi wahuye n'icyo kibazo bifata igihe gito, ariko hamwe n'Imana, ikintu cya mbere nagukangurira ni ukugira Imana inshuti yawe, ukagira Imana byose, ugashyira Imana mu buzima bwawe bwa mbere, hanyuma ukigirira icyizere, ugasenga Imana. Imana niyo idufasha kwiyakira, ukakira cya kibazo nubwo bitaba umunsi umwe, ariko nta muntu uzava hanze ngo aze kukubaka cyangwa kwigishe kuzava mu kibazo. Urashobora guhabwa inama, Yesu, ariko cyane cyane wowe wenyine ubwawe ugomba gutekereza, nyuma y'iki kintu mpuye nacyo niki ngomba gukora kugira ngo ubashe kurera ba bana basigaranye. Ugomba rero kwihutira gusiga ibyakubaye kandi ubifite, ukabivamo, ugafokasinga gushakisha uburyo witera imbere mu buryo urera abana. Kandi ntiwabasha kurera abana utishimye, ugifite bya bikomere, bwa bubabare. Imana dusenga irabidufashamo, ariko kandi cyane cyane shakisha abantu, kuganira n'abantu, usabana, hanyuma bizagushoboza kubasha gufata responsibility. Ubu umugabo, ubu umugore, ayo malore yombi aba yabaye muri wowe, ni wowe uba usigaye uri umutwe w'umuntu. Abandi bo hirya barunganira, ariko wowe wenyine wafashe iya mbere yo kwiyakira, hanyuma ugahaguruka, ugakora, ugashakisha ucuruza, ukubaho, ukiyitaho, ugasa neza, ntugaragare nk'ikibazo, ntuse nk'ikibazo. Iyo uri aho ngaho rero, abana bawe barishima, bagasa n'abandi bafite ababyeyi bose, yewe iyo hari Imana ho bibakarusha. Rero nshuti ba mama, bagenzi banjye, be strong, mugire imbaraga, ibyiza biri imbere. Wow, ndumva nagukomera amashyi pe. Murakoze cyane. Salva, hari ikintu watubwira? Not today. Okay, murakoze cyane, Imana ibamugishe. Ese batubwiye ibintu byiza. Ese uri pastor? Oya, atubwiye ibintu byiza byubaka. Uri umwana w'umupasiteri. Imana iguhe umugisha. Zera, thank you so much, God bless you, I love you. Ndabakunda nk'inshuti zanjye, no kudusapotinga turabibona. Salva, ndagushimiye cyane kuba turi kumwe aka kanya, nubwo tuganiriyeho gatoya cyane, ariko mwumvisha ibintu by'ingenzi. Bazaza batuganirize, baduhe ibiganiro, kandi turizera ko bizagenda neza. Nkuko Espa yarabivuze, n'uwagiye mu rugo ntibikunde ntago ari ukubera we, yaragerageje ariko ntibyakunda. Abamama, abasingo mother, we love you so much. N'abandi bari mu ngo mutameze neza, bizakunda hamwe n'Imana. So dukomeze twige, tumenye uburyo dushobora kubaho, uburyo twatwara ingo zacu, uburyo twarera abana bacu, bizarushaho kugenda neza. Murakoze nshuti zanjye, Espa ndagushimiye cyane. Mwebwe mwese turi kumwe n'abafans bacu, turabasuhuje. This is MD TV show. Subscribe, share and comment. We love you. Bye.